Amahoro Imana bane namwe ikaze ku buntu Gospel Channel. Nitwa Francine. Uyu munsi tugiye kuganira mu magambo y'Imana aboneka muri Matayo 13 uhereye ku murongo wa 44 kugeza 46, ikigereranyo cy'ubwami, aho Yesu avuga uko ubwami bugereranya. Yaravuze ati ubwami bw'ijuru nabugereranya n'umuntu wari mugenda aza kugwa ku murimo uhishemo ibintu by'agaciro, nuko arongera aratwikira, abibonye arongera aratwikira ngo agenda yishimye ngo agurisha ibyo atunze byose ngo yegukane uwo murima. Arakomeza kandi ati ubwami bw'ijuru bugereranywa n'umuntu w'umukungu, umuntu w'umucuruzi wari umushaka amasaro y'agaciro, ngo aza kugwa ku isaro rimwe rirusha ubwiza yandi, ngo aragenda agurisha ibyo atunze byose kugira ngo agure iryo saro rimwe. Nanone hari irindi jambo rivuga ku bwami riri muri Matayo 11, Matayo 11 umurongo wa 12, reka turisome. Guhera mu gihe cya Yohana umubatiza kugeza ubu ubwami bw'ijuru buraharanirwa, ab'intwari nibo babwegukana. Amen. Twakire neza amagambo y'Imana. Hano haravuze ati guhera mu gihe cya Yohana umubatiza ubwami bw'ijuru buraharanirwa, burakorerwa, barabumaranira kugeza uno munsi, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, ngo kandi abibyihebe ab'intwari ngo nibo babwegukana. Hariya batubwiye abantu babiri, umwe ngo ni umuntu wigenderaga aza kugwa ku bintu by'agaciro, ngo abibonye arongera atwikira agenda ngo yishimye agurisha ibyo atunze byose kugira ngo yegukane uwo murima. Uyu muntu yagize ihishurirwa ryo kubona ko ibyo bintu ari iby'agaciro. Ubundi amabuye y'agaciro avanze n'andi mabuye mu musenyi ntiwayamenya. Kureba mu butaka ibintu bihishemo ukamenya ko ari iby'agaciro, uyu muntu yarahishuriwe, amaso yiwe yabashije kubona, abona ko ibyo bintu ari iby'agaciro. Imana iduha amaso abona ko ubwami ari ubw'agaciro. Imana iduha ihishurirwa tubashe kubona agaciro by'ukuri ubwami bufite. Uyu muntu nawe washakaga amasaro, uyu muntu washakaga amasaro, ayo masaro yose yari meza, hari amasaro menshi meza, ariko muri yo abasha kuyareba neza, atandukanya isaro rimwe, atandukanya isaro rimwe n'andi masaro, asanga bikwiye ko iryo saro yaritangaho ibyo atunze byose kugira ngo aryegukane. Nanone Imana iduha amaso abona, abasha kureba mu byiza byinshi dutunze, mu byiza byinshi twifuza, mu byiza byinshi tumaranira, tubashe kubona ko ubwami bw'Imana bubiruta ku buryo bungana no kubwitangira cyane mu buryo bwose, ku mutima, mu mbaraga z'umubiri ndetse no mu byo dutunze kugira ngo tubwegukane. Ubwami bw'Imana burahenze ariko burabikwiye. Hahirwa umuntu ubona ko ubwami bw'Imana bufite agaciro n'igiciro. Igiciro nicyo bidusaba, agaciro nicyo ubwami butumariye. Hahirwa umuntu ubibona ko ubwami bw'Imana bufite agaciro bukagira n'igiciro. Rimwe na rimwe iyo turi kuvuga ku buntu, hari igihe tuvuga duti twakijijwe ku buntu, ni ingabire y'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni impuhwe twagiriwe. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yadukijije ku buntu bwayo kugira ngo hatazagira ubyiratana. Ariko nanone iri jambo Yesu yavuze, aya magambo Yesu yatubwiye, arerekana yuko hariho icyo bidusaba. Nibyo ko ubwami bw'Imana bufite agaciro. Akenshi agaciro tuba tukazi, tuzi ko ubwami bw'Imana bufite agaciro, ariko igiciro hari igihe abantu benshi tutagitekerezaho. Hano arasobanura ko bufite agaciro bukagira n'igiciro. Aya mabuye barayabonye, uyu muntu wabonye ibihishe cyangwa se washakaga amasaro, babonye ko afite agaciro ko hejuru, ariko nanone basanga hari igiciro bibasaba. Bose baragiye bagurisha ibyabo kugira ngo begukane ayo masaro n'ayo mabuye y'agaciro yarahishe mu kuzimu. Natwe rero birakwiye ko tubyumva agaciro n'igiciro cy'ubwami. Rero iyo tuvuze ku buntu, wigishije umuntu ukamubwira iby'ubuntu gusa ukarekeraho, hari kiba kiburamo. Nanone ubwiye umuntu uti korera ubwami, kora, ntuvuge ubuntu, ntibiba byuzuye. Ni gute? Ni igiki cyabihuza? Ni igiki cyabyunga ngo tuvuge ubuntu, twumve ko twahawe ubwami ku buntu, ariko kandi twumve ko hari n'agaciro n'igiciro bidusaba. Imana idusobanurire. Reka nkoresha umugani ngo hari umwami wari ufite abagaragu bamukoreraga neza, ngo arabishimira, aravuga ati nzabaha n'8 rwose mu byanjye munkorera neza. Ngo ariko umwe muri bo aza guhinduka, atangira gukora nabi, aramwiba, ashwana n'abandi bakozi. Umwami ngo aramuhanura cyane,
aramuhanura birananirana, amugira inama birananirana, aramwirukana. Uwo rero bamwirukanye uwo mugaragu ngo arazi ko afite inshuti n'ubundi buryo bwo kubaho. Ageze hanze inshuti ziramuhinduka biramwangira, aracupira amera nabi. Ngo umunsi umwe umuhungu w'umwami ari kwitemberera ngo aza kumunyuraho, asanga yabaye nabi, asanga yaracupiye. Amuganirije ngo uwo mugaragu aramubwira ati kuva nava kwa databuja sinigeze mbaho neza, sinigeze ngira amahoro, wanyingingiye databuja akansubiza mu rugo. Nuko umuhungu w'umwami aragenda yinginga se. Umwami aramubwira ati uwo muntu ahubwo andimo umwenda, yasizanye ibye, yankoreye ibibi, kandi namuhaye igihe cyo kwihana, cyo kwisubiraho, birananirana sinamugarura. Umuhungu w'umwami aringinga ati nzamurihira umwenda kurimo, nzawuriha, nzanamwishingira, nzamuha amatraining, nzamusubiza ku murongo umunshinge. Nuko umwami aremera. Wa muhungu w'umwami asubira hanze kureba wa muhungu wasutswe hanze. Wa mugaragu agenda aramubwira ngo nabirangije, nabihejeje, ugiriwe imbabazi, ugarutse mu rugo. Uwo mugaragu yagaruwe mu rugo ntacyo atanze, ku buntu, ku mbabazi agiriwe. Yongeye kujya mu mubare w'abagaragu bazahabwa 8, bazahabwa umurage. Ariko se ntacyo bimusaba. Ubu ngubu azagenda yongera atukane, yongera arwane. Ubu ngubu azagenda abona abandi bakora ye gukora nkuko yabikoraga mbere. Ariko ngo uwo mugaragu yaragambiriye ngo nanjye ngo kunsubije mu rugo, ngo nzakora neza, sizagukoza isoni, ku buryo utazigera mbese urogereta yuko wangaruye hano. Natwe rero ubwami twabuhawe ku buntu. Imana yaduhawe ubwami ku buntu, ku mbabazi zayo, ku mpuhwe zayo. Ariko tugomba gukora ni service, ni uguseriva ubwami, ni ugukorera ubwami mu buryo bwa service. Kandi iyo service nayo ifite agaciro. Umuntu udakorera ubwami burya ntabwo aba afite. Ese burya nko mu rugo, tuvuga urugo rurimo umugabo n'abana n'umugore. Umugore ajya guhaha, umugabo akajya guhinga, umukobwa agasigara atetse, umuhungu akaragira inka. Waragiye inka iyo zitashye barakama bakanywa bose, watetse agaburira bose, wagiye guhinga iyo byeze barasarura bakarya, wagiye mu isoko yabizanye barateka bakarya. Ntiwumva ko buri wese akora umurimo utandukanye n'uwundi, ariko byose bikubaka urugo. N'ubwami bw'Imana bwubakwa natwe. Yesu yaratwigije mu isengesho rya dawe wa twese ngo tujye dusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze, kandi ngo icyo ushaka gikorwe hano munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Mbese ubu bwami bw'Imana Yesu atubwira ngo dusengere buze, ninde uzabukorera? Ubwami bwo mu ijuru abamarayika barabukorera. Ubwami bw'Imana hano mu isi ni bande babukorera? Ni twebwe. Kandi igikorwa mu ijuru ngo kiba aricyo gikorwa hano mu isi, gikorwe nabande nabatwebwe. Mu by'ukuri ubwami bw'Imana twabuhawe ku buntu, ariko ijambo ryunga ubuntu no gukora ni service. Ni ukuvuga ngo gukorera ubwami ni ugukora ushima, ni ugukora ushima ibyo wakorewe, ni ugukora ushima wishimira ubwo bwami, wumva ko ari ubwawe ukabukorera. Nitwe dukwiriye gukorera ubwami. Ariko kandi hari icyo bizadusaba, harimo kuzashyiramo umwete n'imbaraga no kwihangana, kuko iyi si ntiyumva ubwami bw'Imana, iyi si ntibuzi, ntibushoboye. Hazabamo kwigomwa, hazabamo kwihangana. Icyo nicyo giciro bashaka kutubwira. Ni ukuvuga ngo tuzashoramo ibyacu byose n'umwanya muri iyi si itaduha umwanya, ariko twe tuwushake. Umuntu utazashora umwanya mu by'Imana ngo wishake wibone, ubona aho wahagarara n'icyo wakora mu bwami bw'Imana, ntabwo uba ufite. Yesu yatubwiye n'undi mugani ngo w'amatalenta, abo yahaye amatalenta 5, 2 1. Uwarimwe ngo ararizika, ariko ngabwira shebuja ngo nanze ko nzarihombya ngo karinyishyuza. Hanyuma sebuja abwira abagaragu ngo ni mumubohe mugende mu mutima umurira ahekenya amenyo. Uyu mugaragu yazize kudakorera ubwami. Sebuja yasize abahaye ibyangombwa byose byo gukora, we ntiyakora, arabizira. Nta muntu yishe, ntawe yatutse, ntiyarwanye, ariko yazize kudakorera ubwami. Ni ukuvuga ngo natwe tudakoreye ubwami ntabwo tuzaba dufite. Kimwe nuko uyu muntu wabonye ibihishe by'agaciro, iyo atagenda ngo atange ibye byose, harimo sacrifice, ngo aze ngo agure ubwo bukungu buhishe yabonye mu butaka, cyangwa se ngo aze agure ayo masaro, ntayo yari kwegukana. Genda yari kugenda avuga ngo nabonye amasaro y'agaciro, ngo nabonye ibintu bihishe by'agaciro mu butaka, akaba abizi ko ari by'agaciro, ariko kubyegukana harimo ikiguzi. Yaragiye atanga ibyo byose, ngo kandi yabitanze yishimye. Ndagira ngo uyu munsi ngushishikarize, nanjye nishishikariza, dukorere ubwami bw'Imana, dukorere ubwami bw'Imana, service, duserive Imana tutinuba. Yenda bavuga utese ko ntazi kuririmba,
ko ntazi kubwiriza ubutumwa nzakora iki? Mu kiganiro cya kabiri, mu gice cya kabiri, turi buganire ibishoboka twakora mu bwami bw'Imana kandi bikaba iby'umumaro. Imana y'amahoro idushoboze, Imana y'amahoro iduha ubushobozi n'umwete wo kuyikorera. Shalom.